batubwira ko ari igihano yuko noneho agiye kujya arya arushye. Ubuzima rero mu mboni y'abantu ni ubuzima bw'umuruho. Utarushye ntiwabaho. Nyamara ubuzima bw'ubumana rero butandukanye n'ubwo. So ubwo bwari ubuzima bw'abantu. Noneho uhise unasubirizamo ngo ubuzima bw'ubumana ni ikinyuranyo cy'icyo ngicyo bivuze, kuko byayifashe iminsi 5. Imana yifuza ko noneho twe tuba uba mu kiruhuko. Donc ibintu bigukorera ntabwo ukorera ibintu. Noneho tunatubwira mu mboni y'Imana. Noneho se ubuzima Imana reka dusobanure nk'uwasobanurira umuntu ukeneye kubyumva neza, nko mu ishusho y'Imana, kugira ngo ubisobanure mbyumve. Se kuruha ni kimwe, hari umuntu ushobora kuba kanya yakubwira ngo njye ariko ntabwo ndushye. Yego. La majorité abenshi bashaka kuvuga ati ruha wenyine njye sindushye. Wambara ukambwira mu ishusho y'Imana, Imana ni gute ibona yuko umuntu arushye. Kutaruha ni ukuba umuntu yaba afite ubutunzi bw'isi, afite amazu meza, afite ibintu byose, yariye yahaze, ntabwo umuntu arushye, cyangwa mbese gira icyo bivugaho wanyumvisha. Yego, icya mbere ni uko rwose ntaho bihuriye gukora imirimo ishobora kuzana inyungu, ishobora gukemura ibibazo by'imibereho ya buri munsi. Ntacyo umuntu yakennye. Ntaho bihuriye n'umuruho uko twabyitekereza nk'umuruho. Kuruha kwa mbere gushingira nyine muri iyo myumvire yuko ibyo tuba turi gukora byose bisa nkaho tutabikoze bituzanira wenda urupfu, cyangwa se ntitwabaho, sinabaho bitagenze gutya. Donc ubuzima bwanjye busa nkaho bushingira ku byo nkora, ariko ugasanga rimwe na rimwe ushobora no kubaho kandi utakoze bya bindi wari uri gukora. Dufite urugero rwa hafi rwo mu 2021 ubwo hazaga icyorezo cya COVID. Harimo abantu babonye itandukaniro ko buryo umuntu yabaho atazindutse agenda, bigasa nk'ibyahinduka bitandukanye, cyangwa ukabona indi shusho. Ese burya hari ibyakunda, hari ibyabaho uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko kugira ngo mbyoroshye, reka nkoreshe icyanditswe. Icyanditswe kiratubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana. So hari uko byubatse nyine. Hari uko ubanza gushaka ubwami bw'Imana. Mu Cyongereza yavuze seek. Yego, seek biri kuvuga ngo try to find, gerageza ubone aho ubwami bw'Imana buri. Noneho no gukiranuka kwayo kuvaho. Gukiranuka ni ukw'Imana, ntabwo ari ugukiranuka kwawe. Bivuze ngo Imana ntikiranuka kuko yakoze. Gukiranuka kw'Imana ni kukuva, gukiranuka kw'Imana ntabwo Imana ikiranuka ko itakoze icyaha. Bivuze ngo icyo gihe ntabwo ibitekerezo by'ibyaha bizabivamo, kuko Imana ntikiranuka kuko itakoze ibyaha. Yego numva hashobora kuvamo indi topic. Aho sindi bugere. No, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Yego. Hanyuma ibindi biza ari donc ibindi byose. So bivuze hari ibintu byo gushaka. Mu buzima bw'Imana utarabona hari umuntu ubanza ibintu. Yego. Yakumva bifite, akumva afite byose. Yego. Muri make ushatse kuba ko umuntu urushye. Yego. Ari umuntu utarabona ubwami bw'Imana. Yego. Ubwami bw'Imana ni iki? Urakoze cyane. The kingdom vibe. Komeza vibinga neza. Urakoze cyane. No kuvuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo busobanurwa n'umuntu, busobanurwa n'ubusobanukiwe ni Yesu. Ubwo icyo gihe niwe watubwira, iyo tugiye gusobanura ubwami bw'Imana, dushaka gutanga ikibazo cy'ubwami bw'Imana, twakumva icyo Yesu avuga iyo ari kuvuga ubwami bw'Imana. Ngo iminsi 6 yakoze ibintu byose, yubatse ibintu byose, iraruhuka. Nuko yari imaze kubona ko ibintu byose biri mu mwanya wabyo, buri kintu cyose kiri gukora mu buryo bwacyo. Ifi zororoka izajya, umwembe yawe uko ntabwo ikeneye gukora undi mwembe.
irabizi ko imyembe izakomeza, uzajya uwujugunya wongera umere. Ntabwo Imana iri kujya kongera ngo ujye gupanga ngo urabona ngo umwembe ngo ngo ndabona iyo yaremye uburyo umwembe ukora undi mwembe muri wo umuntu azabyara, n'ibyo yubatse ibintu iraruhutse. N'umuntu nabyara ishyiraho ijambo ryayo rizatuma wa muntu agendera mu ishyiraho kataloge azajya kureba ku buryo imikorere ya bwa buzima yubatse mu minsi 5 nawe ikamurema, azongera nawe akajya bwiga, ikanagira n'abihishurira bakongera bagashushanya umuntu bakajya no mu nda naho tutareba, ikabigisha bamwe bakajya kwiga ubwonko kugira ngo nabwo bakabuzana mu ishusho kugira ngo nujya kujya kubukoresha nabwo. Si ibyo bintu byose biba muri ubwo buryo. So ubumana rero icyo nawe wari uvuze ati Imana ijya yemera, ibyo ni imvugo zikoreshwa ngo Imana ijya yemera, ariko ni imikorere. Ni ukuvuga ngo nimba njanga wowe ukoze umurimo wo kubaka amashanyarazi ukestara ino nzu, hanyuma ngewe ntaza aho interrupteur yawe iri bitewe naho wenda wayishize, ntabwo uri buze kuvuga ngo wemeye yuko ngo tuguma mu kizima, ngo ujya wemera yuko abantu bajya mu kizima. Oya, ntabwo uzi aho bacanira itara. Kuba ntazi ahantu bacanira itara ntabwo rwose ibyo bintu wowe ubirimo. Ugomba kumenya aho bacanira itara. Wowe nyine ugomba kubimenya, ariko ntago ni ukuvuga ngo ntago biri kureba umuntu waste time. Take time. We yarahashyizeho fata igihe cyawe. Seek first. Ariko birakwiye yuko umuntu amenya aho bacanira itara. Seek first. Tujye tuvuga nanone abantu babyumve, dushake mbere. Yego. Donc hari ibyo ubanza kumenya. Ubanza kwiga nk'iyo ugiye ahantu, ubundi iyo uri butinda ahantu ni byiza kuba wamaze kumenya aho ubwiherero buri. Oh my God. Nimba uri buhatinde kandi ukaba uri gufata icyo kurya n'icyo kunywa, ukaba utamenya ahantu. Niyo mpamvu by the way n'umushyitsi wagusuye nicyo kintu mu information yibanze umuha, umubwira ati nuza gukenera ubwiherero si ikintu cy'ingenzi. Ayo ni amakuru y'ingenzi adateye isoni, ugomba kubanza ukabaza. Ariko tukiri aho hari n'igihe ushobora gudahita ubaza ayo makuru, ahubwo ikibazo cyaza akaba ari bwo ubaza ati ubwiherero bwanyu bubahe, ariko uravunika bigufata imvune bituma nyine, ariko uravunika iyo wabibaza mbere uburyo wari kugenda ntabwo babinga. Ako mana yanjye iby'Imana biraryoha, turi kuvayibinga. So ubu uyu munsi tuvuga iki none tugambirira iki? Bishatse kuvuga ngo winjiye ahantu mu buryo bwiza nuko wahita ubaza ati iby'ibanze nkenera ndabibariza he, sibyo? Ikindi wakumva nta kibazo, ariko igihe uzagira icyo kibazo hari igihe ushobora kuzabibaza wenda ubikwereka adahari, bigatuma uhuzagurika mu gihe bari kukwereka. Muri makeya kugira ngo byorohe, ikintu cya mbere cyangwa ubuzima bwose bugizwe n'amakuru. Dushaka amakuru. Amakuru rwose arashakwa, kandi icyo gihe bita binajyana n'icyitwa ubumenyi, kuko gukira kwa muntu kuri mu bumenyi no gupfa kwe kuri mu bumenyi. So ibyo uzi bikugize ukuri, donc nibyo bitumye umeze uko umeze. Hanyuma ibyo warenzaho byagukura ku rwego uriho bikakugeza ku rundi rwego. Niyo mpamvu muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzakora umurimo, kuzadukiza, kugukura mu buzatubatura. Bayibani naho igitabo gishingiye ngo muzamenya ukuri, hanyuma uko kuri kuzababatura. Hanyuma uko kuri rero ni uko Imana ibona ubuzima. Uko Imana ibona ubuzima ni ukuwe nabwo yarabisubije. Hari umunsi rero nanone muzamenya, hari icyo muzamenya ko ndi muri data, data akaba ari muri jye, namwe mukaba muri jye. Ubwo bumwe rero niho igisubizo cy'inyoko muntu kiri. Aho tutagitatanye tuza hamwe nk'igisubizo kimwe. Shalom shalom. Bene data, nongeye kubasuhuza cyane, ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Aho uri umeze neza? Ndagira ngo nkubwire ngo niba utanameze neza rwose humura. Iryo jambo mfite ryo kukubwira, kandi ndaguhumuriza atari uwibyandi byo kuvuga gusa. Ndagira ngo ukomere, ugire ibyiringiro muri wowe. Uyu munsi hari igihe byaba bitameze neza, ariko ejo bizagenda neza kubwo kwizera. Imbaraga zirya izindi,
imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo nguwo nta wundi yaritanze kugira ngo tubone byose muri we. Ndakwakiriye rero, ni mu kiganiro The Kingdom Vibe nk'ibisanzwe, ariko nagutumiriye ngufitiye umutumirwa kandi n'umutumirwa udasanzwe. Nababwiye ngo buri munsi ndajya mbazana abatumirwa badasanzwe, n'abatumirwa bafite imirimo ikomeye mu bwami bw'Imana, bafite ibyo badusangiza. Rero nagutindiye, iburyo bwanjye hari inshuti, hari mwene data, hari umugabo ndabanza kubabwiraho, ariko ndagira ngo mbanze mubwire abasuhuze, abibwira amazina, ibindi turahita dukomerezaho. Urakoze cyane. Ndakwakiriye. Nitwa Gilbert Gatete. Uko wari ubivuze, ndi umugabo, ndubatse. Yego, nuba narekera ibyo. Gilbert Gatete, Imana iguha umugisha. Uri umugabo, urubatse. Turakwakiriye muri The Kingdom Vibe. Thank you kabisa. Hano tubwo tuje kuvibinga. Ni ukuvibinga. Nutavibinga biraba bipfuye. Mva, ni icyaha gishobora no gutuma uhanwa. Okay. Hanyuma rero inshuti zacu mwe mukurikiranye The Kingdom Vibe, ndongera kubibutsa intego ya The Kingdom Vibe. Ni ikiganiro cyashyizweho atari ku bwacu, ni hishurirwa twahawe n'Imana kugira ngo tubashe guhishurirwa ibyo mu bwami bw'Imana. Buri muntu wese warimwe kuri iyi si yaremwe n'Imana, kandi kugira ngo aryoherwe nayo, kugira ngo abeho mu mugambi wayo, kugira ngo asobanukirwe, abeho ariho asobanukiwe impamvu Imana yamuremwe. Rero kuva uyu munsi ntawamenya icyaha gishobora kuba kiza kuboneka muri iki kiganiro The Kingdom Vibe. Nuza kumva uryohewe, uze gusangiza buri muntu wese uzi, inshuti yawe, abavandimwe, kandi tunaganire. Hano turaganira nka bene data. Umuntu ashobora no kuza kuba wakumva hari ibyo utemeranya natwe, ariko ukatwandikira muri comment kuvuga ati ariko hano ngiye mbizi gutya. Ubwo butaha nabwo tuzagaruka tuganire ngo icyuma gicyaza ikindi. Urakoze mwene data Gilbert. Yego. Mbere yuko rero dutangira, ndagira ngo nemeze duhuze umutima yuko Imana iri kumwe natwe, kandi Imana iri hagati muri twe. Ibyo tugiye kuganira byose Imana ibifitemo inyungu, iradushyigikira. Duhuze tubivuge mu kuri kandi byubaka ubwami bwayo. Nta sengesho ryaba riruta iryo. Turizeye. Ndagira ngo tutagiye kure mbabwire umugabo twatumiye uwo ari we mu magambo make. Ndabikura ku gitabo yanditse, nubwo uyu munsi tutari buganireho cyane, ariko turaza kubona umwanya mwiza wo kumubaza. Tuze kumubazaho gato kuri kino gitabo, tuzagenda tukinjiramo neza, ndetse n'indi mishinga migari yaba afite mu buzima bwe. Ndagira ngo mbabwire mu ncamake uyu mugabo n'uburyo yanditse iki gitabo tuza kuganiraho, maze mu mwumve. Ndabasomera ngira vuba. Gilbert Gatete ni umwanditsi, akaba n'umwarimu by'umwuga. Nibyo yize, haba mu mashuri yisumbuye ndetse n'icyiciro cya mbere cya kaminuza. Uretse kuba umwarimu, yihugiye kandi mu bijyanye n'imikorere y'imitekerereze ya muntu n'ingaruka bifite mu mibereho ye. Ashishikariye cyane kugira uruhare mu mpinduka y'ubuzima bushingiye ku mitekerereze ihindutse. Ngiye rero kubasomera gato ku by'iki gitabo cye. Iki gitabo Ubuzima mu mboni y'Umuremyi niko cyitwa. Gihishura intego nkuru ya Yesu Kristo mu nkuru ya muntu, ko ari muri we twagombaga guhishurirwa abo turi bo, ngo bidufashe kubaho bihuye neza n'umugambi Imana yagize mbere yo kurema isi. Gikubiyemo ibanga nyamukuru ryoroshya imibereho ya muntu. Nizeye neza ko utazagisoma ngo ukomeze kumera uko wari umeze. Iyo ni message umwanditsi wa kino gitabo yitangiye. Twagize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe
ni Gilbert Gatete Imana imuhe umugisha ariko aravuze ngo ni inzira y'ubusamo ni nkaho ari inzira y'ubusamo wasoma ugahita umenya umugambi Imana igufiteho rero narababwiye ngo muri The Kingdom Vibe ni ukubasha kumenya Imana yaturemeye iki Gilbert yego nicyo kibazo cyanjye cya mbere warakoze guhishurirwa uku ni ukumurikirwa ubuzima mu mboni y'umuremyi ubuzima mu mboni y'umuremyi kubera iki ino tayito iyi tayito icyo namaze kuvuga ni uko nk'uko bivuze ni ikintu uhabwa n'Imana ntabwo ariyo tayito yaje ari tayito ya 5 kugira ngo mbere yuko iza nemeranye nayo mu mutima wanjye nkumva ndatuje nta donc igisa nko gushakashaka kikaba kirahagaze yaje ari tayito ya 5 nabanje ikinyoma cyahishwe mu kinyoma none ukuri kwahishwe mu kinyoma ubuzima bushya n'ibindi n'ayandi matitire atandukanye nyuma rero nza kubona iki gitabo ubuzima mu mboni y'umuremyi aka kanya hari story ntahita njyamo cyane ariko haraho narindi hatari hano mpabwa yuko nzandika igitabo mpabwa kwandika igitabo numvaga ko no mu mashuri yanjye ntabwo nari umwanditsi mwiza n'amanote ntabwo nari umuntu ushobora kwandika amanote cyane kumva rero numvise ko nzandika igitabo numvaga biri mbese bitumvikana ntahita mbyakira ariko situation nari ndimo yari kumbwira yuko Nyagasani yari kumbwira yuko ampaye igitabo nzatwara igitabo wenda kugira ngo byorohe umuntu udukurikiye wenda abyumve neza aho nari ndi nagombaga gutaha hanyuma madama mbaza yambaje ati ese uzanye iki kuje uzanye iki hanyuma icyo kibazo yambajije numvise kimakinga sense njya gusenga ndabaza nanjye kuri kumbwira ngo ntahe mu cyo kuri wa mugani njyanye nibwo rero numvise ijwi rimbwira ngo uzajyana igitabo ze kimfasha iki kimarira iki kuko urumva nakuriye muri Afurika Nyarwanda imisomere yacu ndayizi ko bimeze rero ntabwo byari byoroshye rero urugendo rero kugira ngo mbone iyo titre naho byaziye ntangira noneho gushaka uburyo nakandika bijyanye n'icyo Imana ashaka ko abantu bari buze kuba bari kumenya yego urakoze uti ugihabwa hari ahantu wari uri ako nako turaza kugaruka reka nkomeze mbaza ubuzima mu mboni y'umuremyi ni ukuvuga ngo ni ubuzima mu mitekerereze uburyo Imana ibona ubuzima uburyo Imana bitandukanye n'uburyo abantu babubona kuri wowe mbere y'uko tubona umugambi w'Imana wenda muri icyo urazi ko ariyo ntego ya Kingdom Vibe ese Imana ibona ubuzima gute yego urakoze mbere y'uko wenda ngaragaza uko Imana ibona ubuzima ndabanza ndebe uko abantu tubona ubuzima cyangwa nihereyeho ndareba uburyo nakuze mbonamo ubuzima ubuzima tuburebera mu maso reka nkoresheje ijambo ko ngira ngo rirakoreshwa cyane by'umuntu waguye umuntu amaze kugwa yasohowe cyangwa se yatakaje ububasha Imana yamuhaye ku byaremwe Bibiliya igaragaza yuko Imana imaze kurema umuntu mbere y'uko imuremaho gatoya n'ubundi mu gitabo nabigarutseho kuko nashatse kureba ikibazo n'umuzi wacyo nabyinjiyemo tubanza kureba yuko mu by'ukuri ishusho Imana yari ifite itekereza kurema umuntu yagombaga kurema umuntu icya mbere ufite ibintu bibiri niko biri bigaragaza igaragaza umuntu uri buze kuba afite ubushobozi bwo kugaragaza ishusho yayo ikintu cya kabiri agomba kuba afite akamero kayo niko iri kuvuga in our image and our likeness niko muri King James bakoresha ni ishusho yacu na kamere yacu ameze nkatwe
nuko turaba turemye umuntu donc igitekerezo cy'Imana ni umuntu ufite ishusho yayo ariko akaba anameze nkayo atwaye kamere yayo. Umuntu rero yarabitakaje, yahushije iby'iyo ntego, yahushije iby'uwo mugambi. Ahushije iby'uwo mugambi, ikintu cya mbere batugaragariza nk'igihano, batubwira ko ari igihano yuko noneho agiye kujya arya arushye. Ubuzima rero mu mboni y'abantu ni ubuzima bw'umuruho. Utarushye ntiwabaho. Nyamara ubuzima bw'ubumana rero butandukanye n'ubwo. So ubwo bwari ubuzima bw'abantu. Noneho uhise unasubirizamo ngo ubuzima bw'ubumana ni ikinyuranyo cy'icyo ngicyo bivuze, kuko byayifashe iminsi 5. Imana yifuza ko noneho twe tuba uba mu kiruhuko. Donc ibintu bigukorera ntabwo ukorera ibintu. Noneho tunatubwira mu mboni y'Imana. Noneho se ubuzima Imana reka dusobanure nk'uwasobanurira umuntu ukeneye kubyumva neza, nko mu ishusho y'Imana, kugira ngo ubisobanure mbyumve. Se kuruha ni kimwe, hari umuntu ushobora kuba kanya yakubwira ngo njye ariko ntabwo ndushye. Yego. La majorité abenshi bashaka kuvuga ati ruha wenyine njye sindushye. Wambara ukambwira mu ishusho y'Imana, Imana ni gute ibona yuko umuntu arushye. Kutaruha ni ukuba umuntu yaba afite ubutunzi bw'isi, afite amazu meza, afite ibintu byose, yariye yahaze, ntabwo umuntu arushye, cyangwa mbese gira icyo bivugaho wanyumvisha. Yego, icya mbere ni uko rwose ntaho bihuriye gukora imirimo ishobora kuzana inyungu, ishobora gukemura ibibazo by'imibereho ya buri munsi. Ntacyo umuntu yakennye. Ntaho bihuriye n'umuruho uko twabyitekereza nk'umuruho. Kuruha kwa mbere gushingira nyine muri iyo myumvire yuko ibyo tuba turi gukora byose bisa nkaho tutabikoze bituzanira wenda urupfu, cyangwa se ntitwabaho, sinabaho bitagenze gutya. Donc ubuzima bwanjye busa nkaho bushingira ku byo nkora, ariko ugasanga rimwe na rimwe ushobora no kubaho kandi utakoze bya bindi wari uri gukora. Dufite urugero rwa hafi rwo mu 2021 ubwo hazaga icyorezo cya COVID. Harimo abantu babonye itandukaniro ko buryo umuntu yabaho atazindutse agenda, rigasa nk'ibyahinduka bitandukanye, cyangwa ukabona indi shusho. Ese burya hari ibyakunda, hari ibyabaho uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko kugira ngo mbyoroshye, reka nkoreshe icyanditswe. Icyanditswe kiratubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana. Hari uko byubatse nyine. Hari uko ubanza gushaka ubwami bw'Imana. Mu Cyongereza yavuze seek. Yego, seek biri kuvuga ngo try to find, gerageza ubone aho ubwami bw'Imana buri. Noneho no gukiranuka kwayo kuvaho. Gukiranuka ni ukw'Imana, ntabwo ari ugukiranuka kwawe. Bivuze ngo Imana ntikiranuka kuko yakoze. Gukiranuka kw'Imana ni kukuva, gukiranuka kw'Imana ntabwo Imana ikiranuka ko itakoze icyaha. Bivuze ngo icyo gihe ntabwo ibitekerezo by'ibyaha bizabivamo, kuko Imana ntikiranuka kuko itakoze ibyaha. Yego numva hashobora kuvamo indi topic. Aho sindi bugere. No, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Yego. Hanyuma ibindi biza ari donc ibindi byose. So bivuze hari ibintu byo gushaka. Mu buzima bw'Imana utarabona hari umuntu ubanza ibintu. Yego. Yakumva bifite, akumva afite byose. Yego. Muri make ushatse kuba ko umuntu urushye. Yego. Ari umuntu utarabona ubwami bw'Imana. Yego. Ubwami bw'Imana ni iki? Urakoze cyane. The kingdom vibe. Komeza vibinga neza. Urakoze cyane. No kuvuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo busobanurwa n'umuntu, busobanurwa n'ubusobanukiwe ni Yesu. Ubwo icyo gihe niwe watubwira iyo tugiye gusobanura ubwami bw'Imana, dushaka gutanga ikibazo cy'ubwami bw'Imana,
twakumva icyo Yesu avuga iyo ari kuvuga ubwami bw'Imana. akaba aribwo tuba tubimenye ubwami bw'Imana rero cyangwa aho twita ubwami muri kingdom ni mu buturo bw'umwami, aho umwami aba, naho umwami aba, siko byo mu buryo bworoshye. okay. Yaravuze rero ati nyamuneka muramenye bazababwire yuko ubwami bw'Imana buri hariya cyangwa ahandi. Yaravuga ati ubwami bw'Imana buri hehe? Buri muri mwe, butura muri mwe, bukorera muri mwe. bivuze ngo rero ngira ngo turaza kubigarukaho nibidukundira mu gihe dufite. Turaza kureba iby'umwana w'ikirara, tureba igice cyitwa kwisubiramo, ubuzima bwa muntu ko atangira guhinduka cyangwa impinduka za muntu no kurebera mu ndorerwamo y'ubumana cyangwa mu mboni y'ubumana, yatangiye gukora urugendo rwo kwisubiramo. Kwisubiramo rero urumva ko ari ukujya mu bwami bw'Imana. Ikintu gitangaje urakizi, nta n'icyumweru gishize nanjye umwuka yampayeho icyo cyandikwa ndetse tugisangira na bene data. Yego rwose ukuntu rero biri kugaruka aho hantu, ubwo turaza kuhareba mu bwami bw'Imana ko umuntu utari mu bwami bw'Imana aragaruka, nk'uko wari uvuze ngo umwana w'ikirara. N'umwanya uba ari mutoya, bari 25 gusa, ariko ntibiza kutubuza kumenya umugambi w'Imana. Yego nk'uko Imana itubona muri uyu mugambi wayo. Niho wari ugeze uri kugenda utubwira ko Imana igutije umwanya uraza kuvuga mu ukuntu umuntu yakisubira. Yego, no gusubira mu bwami bw'Imana no gusubira muri wowe, kuko ubwami bw'Imana ni wowe buturo bw'Imana. Na Paul aratubwira ati mbese ntimuzi. Nuko rimwe na rimwe nk'icyo kibazo iyo kibajijwe twibwira ko nyine twamenye ko twenda tuzi, ariko nta kintu tubizo, nta kintu turabimenyaho, kuko wenda nk'umuntu dukurikiye muri aka kanya, kimwe mu kintu cyakubaho, wenda dufate nk'umuntu urwaye, ufite uburwayi runaka, hari uburyo indwara igira gutya ikakwigarurira, ikakugiraho ubushobozi. Ariko icyo kibazo ugisubije neza, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana uba muri mwe. Ikintu cya mbere cyakuba no kwiturekara mu burenganzira bwawe, kuko ntabwo umubiri warindiriye indwara, ukayirukana uhereye kuri icyo cyanditswe, kuri icyo, kuko umenye yuko uburyo umubiri wawe wari warabaye indiri y'indwara. Hanyuma rero noneho ukoresha authority, ukoresha ubutware. Ubwo icyo cyandikwa kinaduhishurira aho Imana itura. Yego, yuko imibiri yacu ariho buturo bw'umwami. Ambo tutagiye kure, twari turikiri ahantu ukuntu dushaka kumenya ubwami bw'Imana bubahe, bukorera he, kugira ngo tubanze tumenye umugambi wayo. Uragisobanuye neza, werekanye ko ubwami bw'Imana buba muri twe. Noneho ubwami bw'Imana bukora gute? Ubwami bw'Imana nabyo ntabwo ari ngewe uribuze kubisobanura, reka dukoreshe icyanditswe. Kuko numbaza uti ubwami bw'Imana bukora gute, reka turebe ni Yesu nanone wongera kubisobanura muri Mariko. Ndareba ku bice byaho 4, umurongo ari nacyo nyina nakubwiraga ntuburyo Imana ibonamo ubuzima. Reka turebe nko ku murongo wa 26. Umva ndahita nsubiza ijimba ry'Imana ivuga pana ngiye ibyo mvuga. Arongera arababwira ati ngo hari ikiganiro bari kugirana, noneho ageze aha arongera arababwira ati ubwami bw'Imana bugereranywa. Agiye kugaragaza uko ubwami bw'Imana bukora bute. Ubwami bw'Imana rero bugereranywa gutya n'umuntu ubibye imbuto mu butaka. Yesu aravuga ati ubwami bw'Imana nimba ushaka kubwumva, bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka. Hanyuma icyo akora, yamaze kubiba imbuto mu butaka, akagenda agasinzira, icyo gikurikiraho akabyuka nijoro na kumanywa, n'imbuto zikamera zigakura atazi uko zikuze. Ubutaka bwimeza ubwabwo, ubwa mbere hakabanza utwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, hagaheruka amahundo afite imbuto. Ariko imyaka iyo yeze, uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Kuko ubwami bw'Imana bukora.
urabiba. Bisobanurire umwana w'imyaka 4 bimeze nk'umuntu cyangwa irindwi. keretse wenda umwana w'imyaka 4 byagorana kuko ntabwo azi ibyo guhiga. 7, 10 yes abyumve, yumve kuntu bive mu byanditswe bijye mu mwuka bihinduka. uyu mwana we w'imyaka 4 reka imyaka 4 byazagorana, ariko reka turebe imyaka 10, 12. igihe ari iki ngiki leta bitwara kuri cya kintu cyitwa uko Imana ibona ubuzima. Imana ibonera muri system, wenda byoroshye muri ubu buryo. Imana ibonera mu mikorere y'uburyo ibintu bikora bitagira ikintu bihindukaho. Umubibyi yabibye nta kindi kintu aba ari buze gukora, ntabwo ajya kugenzura imikurire y'imbuto. Yego, ntabwo ugenda ngo ubibe amenye uko urwa rubuto ruzakura, nta kintu na kimwe abiziho. Bivuze ngo iyo system uburyo ibyo bintu byubatswe ntacyo abiziho, igikurikira nuko ajya kugenda agasinzira. We yakoze ibyo asabwa ku manywa na nijoro. Uretse kuza kujya ku ikindi kintu akora cya kabiri by'abahinzi, ajya gukuramo ibindi byatsi kubagara, ni ukujya gukuramo ibintu byivanze n'imyaka, donc akuramo ibyo adashaka. Kuko abazi ibyo ashaka akuramo ibyo adashaka. Wabigereranya n'iki muri ubu buzima bwa buri munsi? Ikintu cya mbere ubigereranya nacyo nuko ubuzima bwa muntu bugirwa urubuto rwe icyo abiba cyane n'intekerezo. Urubuto rwe n'ibyo atekereza. Hanyuma y'igihe cyose iyo uri gutekereza, ubwo ninjyana ubwo ni ibyo kubagara. Iyo uri gutekereza haza ibindi bitekerezo udashaka kandi wowe ibyo ushaka. Yego, turasa ku ntego vuba ubwo noneho niko kubagara, ubikuramo ya bitekerezo udashaka ubikuraho. Okay. Noneho ngagategereza, noneho imbuto zizamara kwera, imbuto zigakura, akaza atazi uko zikuza. Iyo ngingo yirakomeye cyane. Ubwami bw'Imana nuko bukora, niko ari Yesu uri kubitubwira. Bari maze ubwami bw'Imana bukora gute? Nuko bukora rero. Noneho rero numva nahita nkubaza, ubwo ubwami bw'Imana burasobanutse uko bukora, twamenye aho buba, aho bukorera. Twari turi kuri chapitre yavugaga ngo ubuzima mu mboni y'umuremyi. Twabonye ko umuremyi atureba, nubwo ari ikintu kinini, tuzagira igihe nanabigusaba imbere y'abadukunda badushyigikiye banadukurikirana yuko uzajya uza kuduha izi nyigisho. Nta kibazo, ntacyo bintu bigaragaje ko ari icyo ufite. Hanyuma se ubuzima mu mboni y'umuremyi, umuremyi intego ye nyamukuru, biransaba yuko wenda mpita nsimbuka, ariko intego nyamukuru y'umuremyi mu buzima bwacu bw'uyu munsi, umuntu amaje kumenya uko ubwami ubwo ari bwo n'aho buba n'uko bukora. Umugambi w'umuremyi nko mu ntego ye nyamukuru ni mu magambo make, amasegonda nuko intego y'umuremyi muri bike yamaze kumenya ko ntago ari wo mwanzuro, no gusabana nawe. Yego. Yes. No gusabana muri ya masegonda barasabana. Donc icyo ashaka kuko ni umubyeyi n'umwana, iyo sano rero icyakagombye ko donc umunezero we ubwo busabana. Yego. Wenda reka bisobanura ubwo busabano bwari. Okay. N'abadukurikiye babyumva. Okay. Icyambere nuko bishingiye ku isano, ni wenda mpite mbivuga gutyo. Ubwo abatwumva wenda bashobora kumva umugore n'umugabo, kuko n'ubundi Kristo agereranwa nk'umugabo, itorero nk'umugore. Intego nuko itorero na Kristo bahinduka umwe mu bumwe, hanyuma umwana n'umubyeyi bahinduka umwe muri ubwo buryo. Ni nayo mpamvu rero navuga ngo muri icyo warunsabye uti mu magambo makeya, intego nyamukuru n'ubwo busabane bw'umwana n'umubyeyi, n'ubwo busabane bw'umugore n'umugabo. Nicyo navuga. Hari abakunda kuvuga ngo uri gutuma mana yanjye ibibazo biba byinshi. Hari abakunda kuvuga ngo kubw'umwe atashyikiriye ubwiza bw'Imana, yego, byatumye Imana yongera igatanga undi umwe wo kugira ngo
wa mwana wazimiye yego yongere ashyikire bwa bwiza bw'Imana. yego Hakaba ari n'abakunda kuvuga ngo kugira ngo batazongera gupfa ahubwo ngo bazahabwe, hari abatekereza ko bazahabwa ubugingo bw'iteka, se bazabuhabwa cyangwa bahita babuhabwa aka kanya? urakoze. Urumva nk'uko bivuze ubugingo bw'iteka nyine si urumva ko si ubw'iteka babuhabwe. Niyo ngo ubugingo bw'iteka rero ntabwo ari ikintu uzahabwa, kuko ubugingo bw'iteka ni ubugingo buhoraho, bwahozeho, buriho, buzahoraho. Hanyuma ni nayo mpamvu icyanditswe nuko kivuga abantu wenda banakireba. Yohana 3:16 haravuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo. Ntabwo arazahabwe, ahabwe bitangira ako kanya akimwizera. Actually ikibaho ni iki, ni nayo mpamvu babyita gukanguka, babyita ubwo mu Cyongereza tugiye kuvanga indimi, ni awareness, ni icyo kumenya iby'ubugingo buhoraho. Umenya yuko kuko uhishurirwa iby'umuntu wawe w'ukuri, nturi umubiri, nturi ubugingo, uri umwuka. Uri umwuka ufite ubugingo ukaba utuye mu mubiri. Rero iyo umaze kumenya yuko umwuka wawe uhoraho, wahozeho, uzahoraho, niho ubugingo bwawe buri. So nuguhita ukanguka, uba warusinziriye. Very good. Ukangukira kumenya iby'ubuzima bwawe bw'ukuri, umugambi w'Imana, uko Imana igushaka. Wa wundi warusinziriye ariko noneho uba yarasinziriye. Yego, sibyo? Yego. Ahita akanguka. Yego. Ni nko kumenya ukuri. Yego. Akamenya yuko you have always been in God, wahoze mu Mana. Uyisubiramo. Ntabwo uzayisubiramo ejo. Ntabwo uyisubiyemo, wayihozemo, ahubwo umenye ko ariho wahoze. Ni ukuvuga ngo ukangukiye uri ahantu ntabwo uba uhagiye, ahubwo umenya ko ariho uri. Ari ikintu mise nibuka dutangira navuze navuze ngo niba uyu munsi utameze neza ngo ejo ngo humura ngo uzamera neza, ndumva nsinzwe n'urubanza. Kuko biriya ni ugukomeza gufata, kuko ubuzima ubwo ni ukuvuga ngo niba ejo bizamera neza, yego, bigomba gutangira aka kanya. Umuntu wumvaga iki kiganiro agomba guhita bigomba gutangira kano kanya. Birashoboka. Uriya muntu uri muri twahita akanguka, imyumvirize birashoboka cyane. Mu yandi magambo, kumva, gukomera, gukanguka, habanza gukanguka uw'imbere. That's it. Ni icyo ngicyo. Muhinduke rwose mufite imitekerereze, donc mufite indi mitekerereze mishya. So iyo mitekerereze ni ijisho ryawe ry'imbere rikanguka, ukabona. Niyo ngo Gehazi ageze kuri Elisa aramubwira ati yo turapfuye, dore ingabo nyinshi. Nibyo uri kubona, uri kubasha kubona ibiri aho ngaho nyine, biraho ni by'amaso yawe areba, by'amaso yawe ari kubona. So urebesheje rero ibintu amaso yawe ari kubona, mu by'ukuri urakomerejwe. Ni nta mpamvu umuntu yakubwira ati wenda ejo n'ejo bundi bizacamo. Ariko ibyo biri kurebera ko donc icyo ukorera umuntu rero ntabwo Elisa ari guhita amubwira ati rero urabona ibintu bizakunda. Oya, ari guhita amubwira ati data amaso ye nakorweho, arebe ibi, donc arebe neza y'Imana, arebe ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari ubuntu bw'Imana Imana izamugirira, ahubwo nibyo Imana imukorera kandi bihari none. Mukozi w'Imana urakoze. Ubundi nanjye ubwanjye sinari mbizi, narakangutse gusa, ariko ubu nibwo nangiye kubona intego ya The Kingdom Vibe. Reka dukomeze tuvibing. Yego. Hari ikintu wakomojeho, wavuze ngo umwana w'ikirara yarazimiye. Yego. Yego. Uvuze kuza kukivuga mu mvugo bavuga ko yari yazimiye, ariko papa we ntabwo ari ko yayibonaga. Wambabari ukabihuza n'ubuzima mu mboni y'umuremyi. Urakoze cyane. Iriya ni inkuru nziza, turarasa ku ntego, niyo nkuru urakoze. Ni imwe mu nkuru nziza cyane iri muri Bibiliya ihishura icyitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iyo nkuru, bukubiye kuri iyo nkuru, kuyumva neza. Bibiliya itwereka abo bahungu babiri, umwe wavuye mu rugo akagenda, n'undi wahasigaye mu rugo. Yego. Ariko byose bikinira mu ntekerezo dufite ku Mana, cyangwa byerekana ibitekerezo dufite ku Mana, uko tubona Imana n'uburyo noneho yo itubona.
ahambere ni uko umwana umwe ari kuvuga ati mpereza utwanjye nigendere, niko ari kuvuga, nk'utwanjye nigendere. Aratekereza yuko yafata utwe akigendera. Ibyo bitwereka ko harimo abantu benshi tuba dufite imitekerereze, yego Imana irashoboye yanaduha rwose, ariko iyo iduhaye turigendera, ntabwo tuguma mu busabane nayo, ntabwo turyoherwa no kuba hafi yayo, ntabwo tuba hafi mu rugo ngo turyoherwe n'ibyo mu rugo ko bihari. Ariko hari wasigaye nawe ko yibona nuko ari umukozi, afite ibyo akorera kandi agomba no kubishimirwa. Niyo bavuga ati iki cyari cyaragiye, cyana cyawe cyarabaye ikirara, kiragenda kirabyayisha, araje urashima, gusambanisha ibyawe n'ibindi byinshi cyane, urutonde rwinshi cyane mu rusengero. Ushobora kuba mu isengesho ryawe ushobora kuvuga uti kanaka ntibakwemera, ntibakwizera, turara mu masengesho, twege ujya ukora, niba turubyuka mu gitondo ukagenda turagumana ko ngewe nanazinduka, abandi bakiri mu bitotsi, ukumva ko ari ibintu wakira, uzaduha umugabane ungana. Ni ibyo ngibyo bitandukanye. Hanyuma rero muri icyo gitekerezo kitwereka ko Imana yo yari iri kubona. Imana mu byibona ibanza kuvuga ati umwana wanjye yarapfuye none yazutse, nako yongera kubisubira bivuga inshuro ebyiri. Uwabisoma we yabira muri Luka 15 ubwo ku murongo wa 11 iyo nkuru yayibona. Ni ukuvuga ngo ikintu kimwe mu bintu bya mbere ni uko umwana hari ibintu yari yaborotse. Icya mbere hari uburyo twitekereza. Icya mbere ari kuvuga ngo nacumuye kuri data, singikwiriye kuba ntabwo ngikwiriye kuba umwana wawe. So kutaba umwana w'Imana rero ntibishingiye ku cyemezo wowe ufata, kuko isano nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo uyikureho, ahubwo bishingiye uko Imana yirabizi yo kwiza isano mufitanye. Imana ntiyigeze itakaza igitekerezo cy'isano yari ifitanye n'umwana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo amubona akiri kure, amubonye akiri kure yirukanka amusanga. Hanyuma ariko Bibiliya ivuga ibintu bibiri, amubona akiri kure aramubabarira, ntabwo amubabarira kuko amusanye imbabazi, ahita amubabarira. Ntabwo yamubabarira kubera yuko umwana ari gusaba imbabazi. Niyo narebye umwana atangira kuborokora ibyo yari yarateguye, tangira gutegura ati urabona ariko akahita haza ijambo rivuga ngo ariko se we ahita atangira kumubwira iki. So ikintu cya mbere rero gikomeye gusubizwa mu busabane ni igihe usubizwe mu butware, kuko ahabwa impeta, ahabwa ikanzu, ni ikimenyetso cy'ubutware, ni ikimenyetso cy'ubushobozi wongera gutwara. N'umukuru niko byamugendekeye, yongeye kumwibutsa iby'ubushobozi, yongera kumwibutsa iby'ubutware. Aramubwira ati none se mwana wanjye, wowe none uri ku rwego rwo gusaba agahene, none se hari ikintu na kimwe wigeze ushaka nkakikubuza? Ese ntuzi ko ibyaso byose ari ibyawe, ibyanjye byose ni ibyawe, nta na kimwe udafiteho uburenganzira muri uru rugo? Niyo mpamvu Kristo mu mitekerereze yo kuzamuka kwe icyamuhaye umwihariko, icyahaye Yesu cyangwa icyamugize Kristo, kuko Yesu ni umuntu usanzwe, utagira uwo basa. Yesu ni usanzwe, Yesu ni izina rusange, nawe umwana wawe wamwita Yesu. Yego. Ariko kuko ari kuba Yesu Kristo, Yesu Kristo nuko ari buze kugira umwihariko wo kumva uwo ari we, akamero ke. Niyo mpamvu atinyukira kuvuga ngo Filipo, urashaka kubona undi data unsize gute? Kuko umbonye ababonye data, kuko ibya data byose ni ibyanjye. So igikomeye rero ubutumwa bwiza bukwiye kongera kugarura abantu, kubakura hanze yabo bagasubira muri bo, bakisubiramo kugira ngo baze mu rugo, kuko ariho data Imana yashimye icyicaro, yashimye kutura muri twebwe. Jebe Imana igumugisha, wabivuze nk'umuvugabutumwa. Okay. Noneho reka tubyoroshye. Ibaze. Reka shyiramo vibes. Reka vibing. Yego. Iyo bivuze rega Mana mitamo mbona nyine reka vibing, tumere nk'ubifunga. Ntari bikabisa n'ufunguyemo. Yego. Muyandi magambo icyo uvuze. Yego. Uriya mwana yakoze icyo ari indirimbo ngo ni Toto Salenda. Yego. Yaje wese. Yego. None yaragarutse yifuza kuza. Ntabwo yagarutse wese. Ntabwo yaje wese rwose, kuko yaje ataje kuba umwana,
yaje ahubwo ashaka kuba hasi umugaragu kuko aravuga kandi ikimuzanye n'ibyo kurya kuko yazanywe ni mpamvu ataje wese inzara yamwishe hanyuma icyazi ni uko kwasi hari ibiryo hanyuma aravuga ati singikwiriye kuba aravuga ati singikwiriye ku mwana wawe ahubwo mpaka sibyo nibere umwe mu bagaragu bawe ntabwo yaje wese rwose hari ikibazo ntari nkubajije imisemeshorero n'abadukurikiye bacyumva ngo ntabwo nkikwiriye sibyo yego wambwiye bigenda gute kugira ngo umuntu agere kuri uriya rwego rwo kuvuga ngo ntabwo rwose nkikwiriye no kuba umwana mu rugo uriya muntu aba yisuyemo bingana gute mbarurebe kugeza ku kigero ese abesubira cyangwa nuko aba yakubiswe cyangwa aba ya encounter aba yahuye n'iki gituma yisubiramo akavuga ati ni ukuri ndashaka gusubira kwa data ni ukuri mana ubu buzima ni iki gituma avuga ati hari aho undi ariko hari n'aho nshaka guhita ngera nshaka kujya sibyo kureba icyifuzo cye cyo kugaruka nibyo ariko se iriya mudu iriya vibe ziza mu mutwe we ziba zimeze gute yego nunabishobora unaduhe n'urugero rusanzwe rwo mu buzima busanzwe urumva harimo ibintu bibiri byiza ubuzima buduha nk'impano ubishaka utabishaka sinzi uburyo wenda uraza kumfasha ndabivuga mu cyongereza hari pressure ubwo ni ukuvuga mu kinyarwanda igitutu urakoze cyane igitutu hanyuma hakazaho na rejection kurekwa nko gutabwa cyangwa kwangwa ibyo bintu rero bibiri ni ibintu bibiri yagiye ikoresha abantu benshi rwose bisanzemo kandi bikabafasha uburetwa yego bikabafasha reka mbere ku witwa Hana ubuzima bw'umuntu na Hana leta tumureke turebere na mu buzima busanzwe hari igihe uba usanga mu kazi umazemo mu kazi kenshi mu kazi kawe ariko ugasanga gatangiye gusa nk'akakuruka nk'akakujugunya asanga ibintu byose wakoraga bari kukumva biri kugenda neza kenshi na kenshi hari igihe biba biri kuri pressure igitutu kigusohora aho hantu ntabwo gikwiriye kuhaba rimwe na rimwe iyo utahikuye haboneka impamvu nyine bitume bakakwirukana se kakazi kagahagarara cyangwa kaboneka impamvu usanga wenda baragabanya abakozi ariko kwari kugira ngo wenda mere nka Yona ujugunywe mu bwato uba usohotsemo uba ugiye kugira ngo ujye ahandi hantu ugomba kujya gutanga ubutumwa nicyo kintu numva navuga ibyo bintu rero bibiri bishobora gutuma umuntu yisanga mu ntego ye cyangwa se yisanga mu buzima bwe nabyo bishobora kuba byahura ukajya gusoza icyo Imana yakugeneye yego ibyo ngo Imana ijya yemera bikabaho ikakoresha imijugujugu sinarofete yo kuvuga ngo Imana ijya yemera kuko nanone iyo ngibyo bije muri ubwo buryo bisa nk'aho Imana yirirwa muri iyo mikino y'ibyo yemera n'ibyo itemera Imana yasetinze systeme ngo Imana mu bumana bwayo ni Imana iravuga ngo wenda aho ngaho ntabwo twajyayo yavuga ngo iminsi 6 yakoze ibintu byose yubatse ibintu byose iraruhuka nuko yari imaze kubona ko ibintu byose biri mu mwanya wabyo buri kintu cyose kiri gukora mu buryo bwacyo ifi zororoka izajya umwembe yawe uko ntabwo ikeneye gukora undi mwembe irabizi ko imyembe izakomeza uzajya uwujugunya wongera umere ntabwo Imana iri kujya kongera ngo ijye gupanga ngo nana ngo umwembe ngo ndabona iyo yaremye uburyo umwembe ukora undi mwembe muri wo umuntu azabyara n'ibyo yubatse ibintu iraruhutse n'umuntu nabyara ishyiraho ijambo ryayo rizatuma wa muntu agendera ishyiraho kataloge azajya kureba ku by'imikorere ya bwa buzima yubatse mu minsi 5 nawe ikamurema azongera nawe akajya bwiga ikanagira n'abihishurira bakongera bagashushanya umuntu bakajya no mu nda naho tutareba ikabigisha bamwe bakajya kwiga ubwonko kugira ngo nabwo bakabuzana mu ishusho kugira ngo nujya kujya kubukoresha nabwo si ibyo bintu byose biba muri ubwo buryo so ubumana rero icyo nawe wari uvuze ati Imana ijya yemera ibyo ni imvugo zikoreshwa ngo Imana ijya yemera
ariko ni imikorere. Ni ukuvuga ngo nimba njanga wowe ukoze umurimo wo kubaka amashanyarazi ukesitara ino nzu, hanyuma ngewe nkaza ntazaho interrupteri yawe iri bitewe n'aho wenda wayishyize, ntabwo uri buze kuvuga ngo wemeye yuko ngo tuguma mu kizima, ngo ujya wemera yuko abantu bajya mu kizima. Oya, ntabwo uzi aho bacanira itara. Kuba ntazi ahantu bacanira itara, ntabwo rwose ibyo bintu wowe ubirimo. Ugomba kumenya aho bacanira itara. Wowe nyine ugomba kubimenya, ariko ntabwo ni ukuvuga ngo ntabwo biri kureba umuntu wesita inzu. Take time. We yarahashyizeho fata igihe cyawe. Seek first. Ariko birakwiye yuko umuntu amenya aho bacanira itara. Seek first. Tujye tuvuga nanone abantu babyumve, dushake mbere. Yego. Donc hari ibyo ubanza kumenya. Ubanza kwiga nk'iyo ugiye ahantu, ubundi iyo uri butinda ahantu ni byiza kuba wamaze kumenya aho ubwiherero buri. Oh my God. Nimba uri buhatinde kandi ukaba uri gufata icyo kurya n'icyo kunywa, ukaba utamenya ahantu. Niyo mpamvu by the way n'umushyitsi wagusuye nicyo kintu mu information y'ibanze umuha, umubwira ati nuza gukenera ubwiherero. Si ikintu cy'ingenzi. Ayo ni amakuru y'ingenzi adateye isoni, uba ugomba kubanza ukabaza. Ariko tukiri aho, hari n'igihe ushobora kudahita ubaza ayo makuru, ahubwo ikibazo cyaza. Ikibazo cyaza akaba ari bwo ubaza ati ubwiherero bwanyu bubahe. Ariko uravunika, uri gufata imvune. Bituma nyine, ariko uravunika iyo wabibaza mbere, uburyo uba wari kugenda ntabwo babinga. Ako mana yanjye iby'Imana biraryoha, turi kuvayibinga. So ubu uyu munsi tuvuga iki? None tugambirira iki? Bishatse kuvuga ngo winjiye ahantu mu buryo bwiza nuko wahita ubaza ati iby'ibanze nkenera ndabibariza he, sibyo? Ikindi wakumva nta kibazo, ariko igihe uzagira icyo kibazo hari igihe ushobora kuzabibaza wenda ubikwereka adahari, bigatuma uhuzagurika mu gihe bari kukwereka. Muri makeya kugira ngo byorohe, ikintu cya mbere cyangwa ubuzima bwose bugizwe n'amakuru. Dushaka amakuru. Amakuru rwose arashakwa, kandi icyo gihe bihita binajyana n'icyitwa ubumenyi, kuko gukira kwa muntu kuri mu bumenyi no gupfa kwe kuri mu bumenyi. So ibyo uzi bikugize ukuri, donc nibyo bitumye umeze uko umeze. Hanyuma ibyo warenzaho byagukura ku rwego uriho bikakugeza ku rundi rwego. Niyo mpamvu muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzakora umurimo, kuzadukiza, kugukura mu bubata. Bible ni naho igitabo gishingiye, ngo muzamenya ukuri, hanyuma uko kuri kuzababatura. Hanyuma uko kuri rero ni uko Imana ibona ubuzima. Uko Imana ibona ubuzima ni ukuwe, nabyo yarabisubije. Hari umunsi rero nanone muzamenya, hari icyo muzamenya. Muzamenya ko ndi muri data, data akaba ari muri jye, namwe mukaba muri jye. Ubwo bumwe rero niho igisubizo cy'inyoko muntu kiri. Aho tutagitatanye, tuza hamwe nk'igisubizo kimwe. Bageze kuvuga ibijyanye n'iby'imishinga. Imwe mu mishinga turi gutekereza ntujyanye n'ibyo ngibyo n'ubundi, ufatira ku guhishura ko nta hantu na hamwe Francis uzigera ugera utari kumwe n'abandi, udafite amaboko y'abandi. Nta n'ahantu nanjye nzagera ntagufite kugira ngo dufatanye. Icyo kintu tuzakiganiraho, yuko nanjye nahishuriwe yuko nta promotion n'imwe ushobora kugeraho udafite ubwo promoting. Exactly. Ni muri ba bantu rero batuzamura. Ubutaha Gilbert ni twongera kumutumira, ndashaka kuzakubaza cyane muri uyu muhamagaro wawe, ukuntu uhuza kuba warahamagawe n'Imana noneho ukaba waragiye kwiga ibijyanye n'imitekerereze ya muntu, ndetse ukanihugura uburyo imitekerereze y'umuntu ishobora kuvamo ingaruka, bigira ingaruka ku mibereho ye, bigira ingaruka ku mibereho ye. Yego. Urumva ibyo sinzi ukuntu Imana yakwihamagariye, ariko urumva yaragutoranyije iheshura ikiri muri wowe,
kwihishuriramo uyu ubwayo irangije ujya no kwiga ibijyanye n'imibereho yo mu isi sibyo n'uburyo umuntu atekereza mu buryo bwo mu isi bw'amashuri ndetse n'ingaruka bishobora kugira ibi navuga yuko bizaba ari indi topic nitugaruka ikibazo rwose yego so ubwo ndumva Imana yaduhana umugisha Gilbert ndabashimiye cyane ngira ngo wenda nk'uko babibonye ntabwo ari igitabo nanditse ngo nisomere iki gitabo kirahari kiri ku isoko cy'ibihumbi 15 byonyine attention là unushaka ukorera hano koraho kabisa iki ni kiri ku isoko wagisanga hehe egera hino ubu kugeza uyu munsi wagisanga kuri gi njye wakikwihera ariko turi gushaka ko tubijyana no mu yandi ma store byaratinze kubera ibindi twagombaga kumaza gushyira ku murongo harimo ibi byose byo kugira ngo ibe byemewe n'ibindi bitandukanye ariko ubu ngubu kugeza aka kanya ubwo washaka akanya ariko reba iki kiganiro yasaba nimero yanjye nimero ni 0788255212 yego icyo gihe nakikugezaho ariko very soon kiraba kiri mu ma-store atandukanye acuruza ibitabo mana we naringiye mfite ibibazo byinshi nakubaza mfite umubyeyi wanjye w'umwanditsi umwe mu babyeyi bashumbye mu itorero nsengeramo Bethesda Holy Church umwanditsi w'ibitabo cyane yananditse igitabo gikomeye cyane ku buhanuzi bwa Daniel ese waba umuzi Bishop waba uzi uwanditse icyo gitabo ubuhanuzi bwa Daniel yanabambeje nawe ndagira ngo ubwo mukwiye no kumenyana mukajya mugana nawe n'umwanditsi w'ibitabo kandi abifitemo ubunararibonye amaje kwandika ibitabo byinshi cyane yitwa Reverend Rwibasira Vincent uramuzi ndamuzi nitugira amahirwe nawe papa Richard Rwibasira na Sam Rwibasira arabazi nawe umunsi umwe tuzamutumira ndetse tubashe kumusaba kubumenya afite Imana yamuhaye kandi nawe turagushimye. Thank you man, nanjye wakoze cyane kuko bino nicyo bibereyeho, ni nka bya bindi nyine nagufata itabaza ngo icane hanyuma urishyireho umumaro rero nuko arya nikanda ibintu ubwo inkangara nyine kugira ngo ufundikire rero ubufashije kugira ngo rya tara rikomeze rimurike rikomeze ryake kandi ndahari muri Kingdom Vibe anytime nimba ko bishobora no kuba ejo so as long as ufite icyo gutanga I'll always be a pleasure to be here man. So Gilbert, thank you man, mani gumugisha. Thank you kabisa. Bantu barimo dukurikiye reka tubasabire umugisha utagabanyije kandi nanone dusabe Imana ishyigikire ibyo twavugiye hano kugira ngo ibyo tuvugiye hano ntibibe nka za mbuto zabibwe mu mahwa zabibwe ahadakwiye ahubwo zibibwe mu butaka bwiza maze zikure mu gihe cyazo zibitugirira umumaro ako mutema inyota yo kwisubiramo mutema inyota yo kongera kwisuzuma ukavuga uti reka nkanguke nusanga wari usinziriye ukanguke niko kamaro ka The Kingdom Vibe nukuri nakazoza ntitwabimara ube mu mahoro kuva none ntabwo ari ibyejo noneho twahuguwe kuva none ijambo ry'Imana ryabitubwiye rero udusangiza ibitekerezo byawe muri comment nubona kuko kino kiganiro cyari cy'umumaro ugisangize benshi tuzakomeza dukura kandi icyubahiro kigume ari icy'Imana naho butaha. Shalom shalom.